Bwana Mashari aho nabonye n'amakuru wenda twayakomojeho gatoya y'umugabo witwa Sematama ndetse na Makenga kugeza n'ubu aho mu makuru bivuga ko n'ejo hari inama yabaye ariko bikaba ari inama yo gufata ibindi bice bamwe bati wabona ari za baraka urumva abandi bati ikigaragara cyo nuko ibyagiye bivugwa bati bagakwiye gukorera hamwe nyine byisumbuye yego n'undi bakoreraga hamwe atubona yuko ibi bintu bishobora kuzagira umusaruro munini kandi bikaba byafasha muri iyi ntambara nukura myaka 5 urasanga na Makenga muri 2016 yari mu ishyamba imyaka yaruhutse Uganda gusa urasanga ari 3 urumva 2013 ako usanga nawe mu 2016 yari muri iryo shyamba ibyo ntacyo baraziranye bano baraziranye baraziranye General Makenga na General Sematama baraziranye mu buryo bwa gisirikare bagiye babana mu ngabo bayobora bagira gute ubuntu iye nk'icyo ngicyo ntabwo rero barimo gushirana urukumbuze sibyo yego ntabwo bari mu kwezi ntazi ngo kwitwa nguki icyo barimo gupanga ntekereza ko giye umubitishije ibyo bintu bibiri cadre opérationnel cadre administratif last time twavuze twigeze kuvuga tuti M23 AFC ARC izahemba gute urumva komanda wayo diployinze mu Minembwe n'ingabo ayoboye zatwirwa za M23 AFC ARC hanyuma undi mukomanda barimo gucanga patrouille imwe aca hamwe ngo abe makeya uko angana kose ariko n'umutungo watwirwaneho nawo iwuvange kuko ntabwo nibwira ko yakwigenga ku mutungo noneho ngo abamo 23 nabo nibigenga ku mutungo bahembe iryo hembwa rigena no kumusika yo kwigwana batavanze umutungo wabana mukeya rero rugamba ribwira ko baruga nta nubwo babiganira cyumweru kimwe na bado ukwezi kuzashira abirazashira kuko arabo bazajya bagera nukuvuga ngo uko tuvanga ibiganiro bya leta na Kinshasa nuko bo leta na M23 na Kinshasa ari belligerant ari protagonist nuko bahanganye ariko rero Sandri no mu miryango magari twese tuzi tukuzuza kisaranganya minani ikunda kuba ibibazo mukanabisubika umurage iki niki byose bikagorana makavuga tumpaye ku ruharabugiye undi mwabashyize hari amashanyarazi bakabisubiramo bati none dukate kutuze gute nta kubeshya mareshal yewe ibyerekezo byanye naho mbona byerekeje isaranganya butegetsi dufite ingabo sibyo tujye muri commandoma abakomandazi tuzazispatchinga gute tujye muri brigade nababyita zone de defense nabo nebe tubyite nk'ama division narabikubwiye na kera basanga ama division 3 mayizese bakoreramo kuzagorana ibyo urabyemera yego tuvugo ufite ibigo bitatu bya leta ubihirije mu igorofa umwe foro ya mbere ni ya kabiri ni yingiye foro ya kabiri ni ya gatatu ni ministeri yingiye kuri foro ya nyuma ni yingiye uzi hari mpaka zabanza guhera zabanza kwanga kukivuga tujyanye muri foro ya gatatu dushyire mu ya kabiri Igo si mpaka zivutse wenda ku muntu bahuza niba ni nk'ibigo bya ministeri biha kuri ministeri imwe kuki aritwe mwashize ku ya mbere kuri front desk noneho wa muntu uri kuri front desk uri hasi wo mu igorofa ya mbere uko azakira abashyitsi nagira customer care mbi kandi abo muri etage ya gatatu ya gatandatu ya gatanu ya gatandatu wo kuri front desk wakira abantu baje muri ministeri mu igorofa ya gatanu ya gatandatu we akora neza ariko umuntu aturuka hasi yahawe service mbi akagerageje kirungurira cyamwisha icyo bishatse kuvuga no kuvuga ngo bishobora uko mwakira abantu mwe wo hasi bishobora isura yo gufatana no mu etage ya kabiri ya gatatu kandi atari bagenga ya front yo hasi niyo mpamvu leta izana icyo bita one customer no one stop center kugira ngo bigende gute kugira ngo uje muri kureba ku murenge uje kureba bene iki bakirwe hamwe bakemura ibibazo hamwe reka rero dufate ya one stop center tuyimure muri AFC M23 ariwe ari uri hagati siko twabyita kuko ni coordinator coordinatinga ibyama byenda kuba bibiri kimwe ni M23 gikuriwe na Busimwa na Makenga ikindi ni icyama cya ntuze cya Freddy Kaneki na Sematama ubwo noneho Colonel Nangari hagati kandi uvise ko umuntu babonanye ne barabonanye urumva ahubwo akazi gafite Colonel Nangari ko kutega amatwi AFC M23 ni ntego zayo nk'ibyama gifite igisirikare akongera gatega amatwi MLDP twirwanaho ifite igisirikare commandoma nabo kimwe cyose noneho nyine hakarebwa no kuntu buri nyungu zose zarebwaho kandi inyungu uko wumva ngo M23 ishobora gusoresha imijyi myinshi ifite amafaranga ifite iki niki ngo handi makuru se buri intambara ntagara amafaranga
ushobora gukora M23 ugahemba abasirikare ukagira gute kubera ko nyine umuntu baravanga neza birashoboka nabyo ariko ushobora gusanga mu mpamvu cause murwanira ushobora gusanga iyo twirwanaho yicayemo neza ari higira uburemere kushana amafaranga mubona binavuga ko mu mbaraga zakoze mu minembwe cyane hatabuza mu kuboko kwa Kabila kugira ngo minembwe itekane ubwo hari ibindi nta muntu atajya kuvugira kuri mikoro mu bantu bahururije minembwe na Kabila arimo cyane amaboko ye n'ukuboko kwe urumva nyine nawe izina rye burya riravuga rega burya ashobora no kutavuga ariko Kabila ntavuga cyane no akina president inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze waba utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bwana Mashari aho nabonye n'amakuru wenda twayakomojeho gatoya y'umugabo witwa Sematama ndetse na Makenga kugeza n'ubu aho mu makuru bivuga ko nejo hari inama yabaye ariko bikaba ari inama yo gufata ibindi bice. Bamwe bati wabona ari za baraka urumva abandi bati ikigaragara cyo nuko ibyagiye bivugwa bati bagakwiye gukorera hamwe nyine byisumbeye ngo n'undi bakoreraga hamwe atubona yuko ibi bintu bishobora kuzagira umusaruro munini kandi bikaba byafasha muri iyi ntambara. Gukorera hamwe no kuvanga ingabo zikavamo amafagishoni imwe kabiri nicyo kintu mbona niyo task yabatwara umwanya wo kwirirwa mu biro bacanga ikarita bafite babagira inama inshuti zabo buri kimwe cyose kuko ni ikintu kitoroshye. Sematama afite seniority mu kuyobora ingabo yitsimbye mu minembwe we na General Makanika bahamara imyaka myinshi urumva twirwanaho iri senior kuri M23 uyu munsi kuko niba M23 imyaka 5 muri Sarambwe nyine bose ubona bijye no kungana kuko urumva ufashe imyaka 5 bamakenga bawe muri Sarambwe ugafata imyaka 2001 batangije urugamba nukura mu myaka 5 urasanga na Makenga muri 2016 yari mu ishyamba imyaka yaruhutse Uganda gusa urasanga ari 3 urumva 2013 ako usanga nawe mu 2013 yari muri iryo shyamba. Ibyo ntacyo baraziranye bano baraziranye baraziranye General Makenga na General Sematama baraziranye mu buryo bwa gisirikare bagiye babana mu ngabo bayobora bagira gute ubuntu nk'icyo ngicyo ntabwo rero barimo gushirana urukumbuza sibyo ntabwo bari mu kwezi ntazi ngo kwitwa nguki icyo barimo gupanga ntekereza ko giye umubitishije ibyo bintu bibiri cadre opérationnel cadre administratif last time twavuze twigeze kuvuga tuti M23 AFC ARC izahemba gute urumva komanda wayo deployinze mu minembwe n'ingabo ayoboye zatwirwa za M23 AFC ARC hanyuma undi mukomanda barimo gucanga patrouille imwe acahanga bazanga patrouille watahembwe wirangara ni gute ARC izahemba abasirikare watwirwana hatagiye kandi bose bari muri AFC M23 bari muri umbrella imwe icyo si kimwe cya kabiri niba amafaranga M23 AFC ihemba abasirikare yakura ku mupaka isoresha sibyo yego ikayakura Rubaya n'urugero none ababishinzwe bakayashyira hamwe bakabona uko basoresha n'amapikipiki na buri kimwe cyose ko basoresha nyine uko bahemba abakozi bagakora imihanda bagakora iki niki. Biba bikenewe no kumenya ngo abe makeya uko angana kose ariko n'umutungo watwirwaneho nawo iwuvange kuko ntabwo nibwira ko yakwigenga ku mutungo noneho ngo abamo 23 nabo nibigenga ku mutungo bahembe iryo hembwa rigena no kumusika kwirwanaho batavanze umutungo ube wabana mukeya. Eri rugamba ribwira ko baruga nta nubwo babiganira he cyumweru kimwe na bado ukwezi kuzashira abirazashira kuko arabo bazajya bagera nukuvuga ngo
uko tuvanga ibiganiro bya leta na Kinshasa nuko bo leta na M23 na Kinshasa ari belligerant ari protagonist nuko bahanganye ariko rero Sandri no mu miryango mugari twese tukuzuza ko isaranganya minani rikunda kuba ibibazo mukanabisubika umurage iki ni iki byose bikagorana mukavuga tumpaye ku ruharabugiye undi mwabashyize hari amashanyarazi bakabisubiramo bati none dukate kutuzize gute nta kubeshya mareshali yewe ibyerekezo byanye naho mbona byerekeje isaranganya butegetsi dufite ingabo sibyo tujye muri komandoma abakomandazi tuzabadispatchinga gute tujye muri brigade babyita zone de defense nabo nebe tubyite nk'ama division narabikubwiye na kera basanga ama division 3 sibyo kugira ngo ubwire Sematama ngo ubwa FCM 23 sigaye ikorera no mu Minembwe ngo general bya Mungu n'usigaye kontrola Minembwe ifite ingabo zifite izina urabibwira Sematama byumve nese Sematama yapanga patrouille rucuru bigakunda ndavuga ingabo ze n'uvuga za FRP simbizi urumva zapanga patrouille nese ko kimwe go makenga we yapanga patrouille mu Minembwe bigakunda kandi hari umugeneral wundi uha kontrola none ibintu nk'ibyo ngibyo Erega biriya bivugwa yuko mu ntambaro yo mu Minembwe urumva general bya Mungu agerayo na general Sematama agerayo ahamusanga nyine bivugwa yuko nabari abayobozi bagiye mu Minembwe gije nkubwira amakuru nivugira aha ngaba ntera amabite nk'amakuru amakuru muri mishwe uretse gukoresha inama abaturage kuri yabonaga byari ibirori bikomeye mu Minembwe ariko harimo n'indi component urumva yo kugerageza kumvikanisha aba general kugira ngo operation zigende neza bishobora kuba hatarabahihangana ngo habeho collision ariko muri cadre opérationnel ni ibintu byumvikana bishobora kuba byaraharaje bakantu kagoye cyane ku buryo bwabezo babonaga bakoresha inama abaturage ariko abandi baciye no mu gikari bakavuga ati ariko basaza urumva ibintu nk'ibyo ngibyo nta kiba hari abantu yo kukimenya sibyo ntago biteje ikimbirane ariko buryo organisation nkuko abantu baza administration ushobora gufata ministeri eshatu ukazivangira mu igorofa imwe urumva utakora gestion y'imiryango wa ministeri bazajya binjiramo no kubazajya bazamuka mu essentiel urumva yego uburinzi bwabo uko buzajya bukorwa urumva prominence yabo igateza service yo muri ya premises bakoreramo kuzagorana ibyo urabyemera yego tuvugo ufite ibigo bitatu bya leta ubihirije mu igorofa umwe foro ya mbere ni ya kabiri ni yingiye foro ya kabiri ni ya gatatu ni ministeri yingiye kuri foro ya nyuma ni yingiye uzi hari mpaka zabanza guhera zabanza kwanga kukivuga tujyanye muri foro ya gatatu udushyire ya kabiri Igo se mpaka zivutse wenda ku muntu bahuza niba ari nk'ibigo bya ministeri biba kuri ministeri imwe kuki aritwe mwashize ku ya mbere kuri front desk noneho wa muntu uri kuri front desk uri hasi wo mu igorofa ya mbere uko azakira abashyitsi nagira customer care mbi kandi abo muri etage ya gatatu ya gatandatu ya gatanu ni ya gatandatu bo kuri front desk wakira abantu baje muri ministeri mu igorofa ya gatanu ya gatandatu we akora neza ariko umuntu aturuka hasi yahawe service mbi akagereje kirungurira cyamwisha icyo bishatse kuvuga no kuvuga ngo bishobora uko mwakira abantu mwe wo hasi bishobora isura yo gufata nawe no mu etage ya kabiri ya gatatu kandi atari bagenga ya front yo hasi niyo mpamvu leta izana icyo bita one customer no one stop center kugira ngo bigende gute kugira ngo uje muri kureba ku murenge uje kureba bene iki bakirwe hamwe bakemura ibibazo hamwe reka rero dufate ya one stop center tuyimure muri FCM 23 M23 anashaka gukora operation politique na militaire ngo zibe successful idafite one stop center muri commandement yayo umwe commanding uko byumva uko bwakeye uko bwagize gute ibintu nk'ibyo abantu ba FCM 23 RC bagiye kwikosi wenda ibunaka sibyo nabandi bagenzi babo barwanira hamwe umwanzi umwe bo basigaye batagiye kwikosi umwe agiye gupanga ikosi undi bigenze gute militaire chaîne de commandement bano bagendera bashobora kuko babyita structure military structure organigramme iragora ku bantu bazi imipangiro y'ikigeshi kwita ibintu amazina kwimura abantu kuvanga ingabo kugira gute gihe cyo kintu ndimo mukora cyagorana kuko kuvuga ngo bazarasaduye ngo bagire gute ngo bamukomezanye bamugeze bamugeza ijoro rimwe rwose banavuga ati umva rojya izawe zahagurukiye hanga izanze aferi terminika barangiye genda bona ko nubwo tubyitira General Sematama bishobora kuba twibeshye ahubwo akazi kenshi kari kwa Bertrand Bisimwa urumva kari kwa Freddy Kaniki kari kwa Colonel Nanga umeze nkaho ari uri hagati siko twabyita kuko ni coordinator coordinatinga ibyama byenda kuba bibiri kimwe ni M23 gikuriwe na Bisimwa na Makenga
ikindi ni icyama cya ntuze cya Freddy Kaneki na Sematama. Ubwo noneho Corneille Nangaa ari hagati kandi numvise ko umuntu babonanye rero barabonanye. Urumva ahubwo akazi gafite Corneille Nangaa ko kutega amatwi AFC M23 ni ntego zayo nk'ibyama gifite igisirikare, akongera agatega amatwi MLDP twirwanaho ifite igisirikare komandoma nabo kimwe cyose. Noneho nyine hakarebwa n'ukuntu buri nyungu zose zarebwaho, kandi inyungu uko wumva ngo M23 ishobora gusoresha imijyi myinshi ifite amafaranga ifite iki n'iki. Ngo handi makuru se buri intambara ntago ari amafaranga. Ushobora gukora M23 ugahemba abasirikare ukagira gute kubera ko nyine umuntu baravanga neza, birashoboka nabyo. Ariko ushobora gusanga mu mpamvu koze mu rwanira, ushobora gusanga iyo twirwanaho yicayemo neza ari higira uburemere kushana amafaranga mubona. Kuko urugamba mu Rwanda n'ubwo abarwandofone bahandi si tubiganye mu bwo bw'abatutsi. Ariko izina ry'abanyamurenge ntago ari izina ritoya. Wibuke buriya wa Tabombeki ubanza atazi no kubitandukanya. Ibibazo byose yagiye ahatwa abazwa. Sibyo? Yego. Ubanza Tabombeki we azi neza ko na za Rubero hose ikibazo cyahari cy'abanyamurenge. Sibo yivugira. Noneho nkubwire niyi monde yo muri Galatrix no mu mahanga Sandri. Ujya kubaza umuntu wese umuvuganye nk'aba banyamahanga n'abazungu babaza umuntu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Na za Tanzania njye numva mu materaniro y'abapasiteri baho ibi bintu byo muri M23 muri Kongo no muri Tanzania birahaba. Hari abantu babarisize isenda bafusobanura impamvu M23 irwana ari abatanzania, abandi bakasobanura njya myumva ku biterane byaho. Izi mpaka zigibwa hano hose no muri za Kenya hose. Ariko hari ukuntu umva ikita rusange kubera nyine kudashyushya umutwe ngo bashakashake bandike bagire basome ibyo muri Kongo byose bitebe cy'abanyamurenge. Bose n'uwo muri turi n'uwahe hose n'abahema ubona izina wa Nyamurenge ryarabaye branded cyane rirafata. So ntekereza ko rero buriya mu bintu by'intambara ushobora kugira ibyo urwanira bitatu undi akagira icyo arwanira kimwe cyangwa bibiri. Ntabwo uvuga ngo mfite byinshi ndafite bikeya, kuko mwese mukoze synergy birafasha. Mu ijambo rimwe ryo mbona bano bantu barimo kurestructuring igisirikare cyabo kurusha uko umuntu yagira, cyane ko na Kabila wasaga bashaka kumwinjizamo. Erega n'izina rishobora guhinduka ry'aba bantu bigahinduka rwose, bagahindura n'amazina, nabyo biravugwa. Kuko na Kabila ntiyicaye ubusa hariya. Binavuga ko mu mbaraga zakoze mu Minembwe cyane hatabuza mu kuboko kwa Kabila kugira ngo Minembwe itekane. Ubwo hari ibindi nta muntu atajya kuvugira kuri mikoro. Mu bantu bahururije Minembwe na Kabila arimo cyane amaboko ye n'ukuboko kwe. Urumva nyine nawe izina rye burya riravuga. Rega burya ashobora no kutavuga, ariko Kabila ntavuga cyane no akina perezida arakora. Hano mukiri nta mukiri uvuga cyane. Ubu nanjye umunsi nakize ibyo uri gumbaza dukora ikiganiro cy'iminota 3. Nawe uzajya umbaza ikibazo kimwe n'igice. Nanjye nzaba narakize. Nawe uzajya gukora ikiganiro cy'iminota 2. Cyangwa se nakigibikora. Ariko ndavuga we. Si bishoboka se nabyo. Sandri uramvugisha ari umanze ko ntazavuga ukabimvugisha kuri izi mikoro. Ningiye kuvugisha ibyo bya Kabila so byivugiye. N'ibyo bya Kabila ariko wajya kuvuga ati nje sindabona imirindi ye. Niba rero imirindi ye Minembwe sha ni sawa. Erega Kabila n'abanyaminembwe baraturanye. Iwabo hewa bora se hafi na Minembwe. Ugira ngo iwabo wa Kabila se hariya. Yakeje umuriro rero. Ni byiza rwose ko Minembwe. Kabila arakaze. Kabila kuva buriya banavuga ko Corneille Nangaa yaza. Abantu bakeka ko Kabila afite ukuboko muri Corneille Nangaa. Bavuga ko Corneille Nangaa za muri M23 yazanye imodoka nshyashya z'intambara kandi ziri ku rwego rwo hejuru zikomeye ku rwego rukomeye. Wabonye ko urugamba rwatangiye guhita rutangira kwihuta. Ibyo bita kumuvinga kw'ingabo, sibyo? Naba Kabila no mukuza kwiwe bakubwira ko ibyo bavuga ariko utabonera gihamya. Hari ukuntu nyine ibigango biba byarabaye bigari. Sari nkina nibyo rega yahungiye. Oya katabyemera se ko bafatikanya ubwumva agiye atari inkuru ya. Ni inkuru ya turimo kuvuga. Ariko Minembwe ntago wabora mu kuboko kuri amugabo. Uriya mugabo arakaze. Tujye twumvikana rwose. Ndebe ibyo Kanyuka arimo kwandika, ndabona arimo kwandika. Atiki. Atiki. Mbonye notification ye. Ntago mba nari nasoma. Soma tubwire. Soma tubwire ibyo Kanyuka ari kuvuga. Mbonye notification hari n'igihe bayigusharinga imaze nk'igihe. Ntujye ubibona wowe? Ushobora kubona ikintu kimaze ariko ni isaha ebyiri. Ni statement ndozi yanditse barimo kuvuga kuri biriya bintu bya Kongo igivuga ngo bya Genocoste n'iki. Baratanga umucyo kuko batekereza ibintu. Yego nicyo ubwo nibyo yavugagaho kandi ngira ngo siyo topic turiho.
yego oya ariko nabyo abantu iyo bimenye biba ari byiza tukamenya nyine n'icyo yatangarije abantu burya nabyo yo abantu tubibabwiye nabwo bamenya nyine icyo Kanyuka yavuze ko dushobora kubivuga gutya abantu atese none ko mutatubwiye ibyo yavuze rega abantu atagira exe umutwe w'amagambo yavuze ngo AFC M23 statement following the ceremony held in Kinshasa on August 3 2026 to commemorate the Genocost nuko kuvuga ngo mbega icyo M23 ivuga ku muhango wabereye Kinshasa ku bijyanye ni icyo leta ya Kongo yitango ni Genocost hano rero bakavuga itangazo bavuga ngo pour une mémoire de vérité et de justice niko bise umutwe w'inyandiko yabo n'inyandiko ndende yanditswe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8 no mwaka yashyizweho mu kubona Bertrand Bisimwa urumva byabindi nakubwiraga ubwo hano noneho ntago ari AFC nubwo ari vice coordinateur ariko kana ntete y'u Rwandiko na Alliance Fleuve Congo ibyo ntabwo twanabitindaho hano rero bavuga ko ari coordination politique yabyanditse ni Rwandiko rwose page 3 ntabwo nazivamo urumva ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.